Tracy turakwakiriye. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza ndashima Imana. Murakoze cyane mbikesha trendy shadow. Okay, mbikesha Imana bwa mbere. Ego. Ariko nkabikesha trendy shadow aba yankoreye makeup, akananyambika crown na Fly Mama Africa babanyambitse. Ndabashimira cyane. Iyo crown ni wowe wayihisemo cyangwa ni trendy shadow uyikora? Niwe uzikorera handmade umuha command akazikora. Wow, this is so beautiful. Thank you very much. Thank you very much. Turishimye kukubona kandi turishimye kuko ari we wayoboye iyi concert ya Worship Legacy ya Gisubizo. Nanjye nabigira umugisha kuba ndashaka no kubashimira Gisubizo Ministries kuba barampisemo bagahitamo Tracy kuyobora iki gitaramo. Tubikubwira wabyakiriye gute? Numvisha ari ibintu bishimishije binejeje umutima wanjye nkuko nabivuze najyaga nza muri Worship Legacy nkicara inyuma nje muri concert nk'abandi ariko Imana nanjye uyu munsi yabonye ko mbishoboye inyemerera guhagarara hari uyu munsi nkayobora. Wahise utekereza iki mu bijyanye no kwagura ubwami bw'Imana cyangwa se muri ministry ya Tracy? I believe everyone agomba kuzana itafari terekaho agakora umurimo w'Imana agakora. Rero nanjye mu muhamagaro Imana yamaye wo kuvuga no kuririmba byombi numva byose bikwiye ko nashyiraho itafari nkubaka ubwami bw'Imana. For me, I appreciate uburyo wabikozemo. Oh, thank you. So how about you? Ubona wabikoze neza? It was perfect. Navuga ngo ndashimira Imana cyane iyo yanshoboje. Ku bwanjye ntibyari gukunda. Ariko ku bwa Kristo wanshoboje akampa ubwenge akanyereka uko ngomba kubyitwaramo. Ndamushimiye cyane kuko yampaye imbaraga n'ubwenge. I see now a compliment uri kwakira ameze gute? Oh, everyone was like, you look nice, you look good, you look beautiful, and I'm so humbled, nukuri. I'm very humbled and so much love bituma umuntu yumva nyine uyo wumva ukunzwe wumva uhawe motivation ko wakoze neza kandi bari byiza. Twagiye tubona ama concert ya gospel ariko agakorwa akayoborwa n'abayemusa batari abo muri gospel bo muri secular cyangwa se basanzwe. Uyu munsi noneho turi kubona abayemusi b'abakristo. Ibyo birakwigisha cyangwa se urabyakira gute Tracy? Ndashimira Imana yo yaduhisemo ikaduha impano kugira ngo tuze natwe dukora umurimo w'Imana kugira ngo twuzuze umubiri wa Kristo. So njye ku bwanjye ndabyishimira pe kubona umuntu muri the same spirit ntako bisa. Niki cyabaye cyagutunguye cyakubereye kiza ukavuga ati wow ntabwo nzi ko biri bugende gutya? Yo navuga ni byinshi navuga byantunguye byari byinshi. Gisubizo basaga neza bari bambaye neza baririmbye neza navuga ko ari ibintu byinshi. Mu bintu byantunguye nukuntu crowd ya reactinze ukabona bafite imbaraga barishimye cyane undi muri VIP abantu babicaye ariko uyu munsi VIP bahagurutse barabyina barishima byanejeje umutima wanjye n'ukuri. Yego mu by'ukuri abantu benshi baragukunda Tracy muri iyi minsi ni nk'irihe shimwe wumva ari byibushye kurusha irindi ufite mu mutima wawe? N'ukuri shimwe numva mfite ku mutima wanjye urakoze no kumbaje icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Hari umuntu wigeze kuririmba avuga ngo kunda ugukunda ariko noneho naje gusanga ko iyo ukunda none ukanakundwa ni ibintu byiza pe. Rero buri muntu wese nuri kundeba unkunda nukuri ubyumve ko mbikuye ku mutima wanjye. I appreciate your love kandi Imana iguha umugisha kuba unkunda nawe Imana igukunde kandi gutangaza mu buryo bwinshi bushoboka. Amen. Tugana ku musozo n'ubuhe butumwa wumva ufite muri iyi minsi wumva wabwira? Hari nk'ibintu biba biri ku boostinga mu muntu avuga ngo mpuye n'umuntu ngize amahirwe yo kubona umuntu tuganira namubwira ABCD. Ikintu navuga ubutumwa nuko especially urubyiruko. That's my section. Ku rubyiruko baze dukorera Imana kuko ntituzacogora ntituzananirwa. Baze dukorera Imana kurusha uko twigeze tuyikorera kuko iyi Imana ihemba neza. Iyi Imana ihemba neza. So buri rubyiruko ruri kundeba ruri kudukurikirana muze dukorera Imana muze twubake umubiri wa Kristo kurushaho. Ngwino ushyireho itafari ryawe. You can be talented in different things. Ushobora kuba uzi kuvuga, ushobora kuba uzi gukora protocol, ushobora kuba uzi guhimbaza Imana mu buryo bumwe n'ubundi. Twese tuze tuba umubiri umwe wa Kristo noneho twubake ubwami bw'Imana no kurushaho. It's up to us to build the kingdom of God even stronger. Imana nayo
ikaduhera kuko ni umubyeyi mwiza. Ikibazo cya nyuma Tracy, hari umuntu wigeze yakira Kristo just for you akanabikubwira? Hari ababikora ndabizi cyane bakakira Kristo because of you, ariko hari uwigeze abikubwira ukumva bigukoze nko ku marangamutima yakuvuga wow? Well, navuga ko ntago mbizi, ntago barabimbwira, ariko nimba banahari ndabihera Imana icyubahiro. Yego, turagushimiye cyane rero kandi twari abanyamugisha ko kubana nawe. Murakoze cyane kandi mpora mbivuga mukora umurimo mwiza wo gusapotinga ministry, yo gusapotinga gospel ministry, mukora umurimo ukomeye kuko ibiba byabaye, ariko hari ahantu umuntu ashobora gusubira kuri YouTube akiyibutsa ibyabaye. So ni ibintu bikomeye mukora, Imana ibahera umugisha mwese hamwe mukora umurimo ukomeye. Imana ibahe umugisha cyane kandi turakufuriza ko waje mu murimo w'Imana. Thank you very much. Bitagushyigikire. Thank you very much. Umutwaro wawe Rene. Ndabikora cyane rwose. Ndabikora. Inkuru uri bumuhe bwa mbere ukigera mu rugo niye? Nuko Imana yagaragaye. Ati nabikoze sheri. Thank you so much. Thank you very much. Turakwakiriye umuyobozi wa Gisubizo. Meze neza? Meze neza, ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Igitaramo cyagenze gute muri make? Yo, Imana ihabwe icubahiro, ngira ngo mwari aha ngaha, Imana iduhaye ibihe bidasanzwe tutari twiteze. Worship legacy isobanuye ikivuze cyo kuri Gisubizo Ministries. Ni umurage, turashaka gusiga amateka yo kuramya no guhimbaza Imana mu bazaza nyuma yacu. Yego. Nico worship legacy bisobanuye. Iryo yerekwa ryaje gute? Yerekwa ryaje dushingiye ku bintu dukora. Tubona ari abatabiha agaciro, ariko twe tumusobanukirwa ibanga ryabyo. Turavuga ngo ibintu dukora kubera ko twabigiriyemo umugisha, reka tubisige abazaza inyuma yacu nabo bazafatireho, bagira uwo murage wo kuramya no guhimbaza Imana. Mubona ari ihe migisha abantu bo muri Gisubizo bamaze kubona cyangwa se bamaze kubera isi muri iki gihe mumaze mukora? Gisubizo yatangiriye aha, ariko ubu ngubu iri hafi ku isi hose. Nta mugisha uruta uwo nguwo, kuko umugisha ukomeye wo gukomeza kuramya no guhimbaza Imana wavuyeho twatekerezaga twatangiriye, uratembugera aho tutatekerezaga. Yego, uwo ni umugisha udasanzwe. Nakahe gashya kadasanzwe mwa ikintu cyabatunguye muri iyi concert cyangwa se muri iyi worship legacy? Iyo turepeta ari igihe tutaba twiteze ibyo tuza gukora imbere y'abantu. Agashya rero kabaye nuko ibyo twarepese twabikoze mu buryo butandukanye nuko twabitekerezaga. Bwiza cyangwa bwiza birenze uko navuga. Yego, ibikora ibintu bisaba amafaranga menshi, usaba ubutunzi, umuntu yakibaza ngo aba bantu abamambure ba Gisubizo nibo batanga amafaranga cyangwa mufite izindi support? Dufite abamambure ba Gisubizo baradufasha mu gutanga amafaranga benshi yibanza ategura ibintu, ariko tugenda tugira n'umugisha w'Imana wo kubona abafatanyabikorwa. Ino kose urabona ko yari mu bufatanye n'uwitwa ba Africa Entertainment. Twafatikanije mu gutegura izo n'imbaraga z'amafaranga zindi ziba zije zunganira ya Gisubizo afite, kugira ngo turushirize gutegura ibintu byiza nk'ibi wabonye. Hari abantu bazi ko abaririmbyi muri Gisubizo bishyurwa cyangwa se bahembwa nko kumamaje muri concert cyangwa se bagira support zimwe bahabwa, niko bimeze cyangwa ntabwo bahembwa? Ni urukundo uhereye kuri nge perezida n'abandi bose dukorana, nta uhembwa. Ibijyanye n'imyambaro hari nk'umuntu ubambika cyangwa umuntu kubera ubwinshi bwacu buriyo muri benshi aba ari imbaraga. Izo mbaraga rero ziba zirimo impano zitandukanye. Muri twe dufitemo abantu bifitemo impano yo kumenya uburyo abantu bashobora kwambara bakaberwa. Ikibazo nakubaza yenda kigana nko ku musozo, niki kintu kigeze kikubaho mu gihe uyoboye Gisubizo kumva gikoze ku marangamutima yawe? Ushobora kuba ari ku muririmbyi waza kubwira témoignage runaka cyangwa se ubuhamya runaka, cyangwa se nk'umuntu waba warumvishe indirimbo za Gisubizo cyangwa se warakiriye ibihangano bya Gisubizo bikagira aho bimukura naho bimugeza, ukumva bigukoze ku mutima mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ikikora ku mutima ni urukundo bagenzi banjye bakunda uyu murimo dukora, badahembwa kuko warumbaje ngo ari abahembwa, nta muntu duhemba, ariko iyo dukeneye gukora dukora amanywa nijoro. Icyo kintu iteka ryose kinkora ku mutima iyo mbona ubwitange n'urukundo bagenzi banjye bakunda umurimo wacu wa Gisubizo. Niki wabwira abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abo muri Gisubizo mu madiaspora agiye atandukanye, niwe butumwa mwabagenera? Ndashimira abantu bose batwitabye mu gitaramo. Ndashimira abantu bose baduteye inkunga kugira ngo igitaramo kibeho, ari abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, diaspora ya Gisubizo. Ndashimira amatorero atandukanye adushigikira, yagiye atanga support mu buryo bumwe n'ubundi no gukangurira abakristo babo kugira ngo tubane muri iki gitaramo.
ndetse ndanashimira media cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, amaradiyo, amateleviziyo ndetse n'ibyandika. Mu by'ukuri mugira uruhare mu kugira ngo abantu babashe kwitaba ibi bitaramo. Igisubizo rero cyangwa se mu izina rya bagenzi banjye yagize Igisubizo, ndabashimiye cyane. Turagushimiye cyane Perezida Frank. Amakuru n'amahoro, turakwakira. murakoze cyane. Meze neza? N'amahoro, meze neza cyane. Tugusanze muri Worship Legacy Season 3. Wabyakiriye gute mbere ya byose ko bagutumiye? Ni intambwe idasanzwe muri uru rugendo rwanjye rw'umuziki. Yego. Ni umwanya nari mbonye mwiza wo kubonana n'abakunzi banjye, tukaramya Imana tugahimbaza, kandi ni n'umwanya mwiza wo guhura n'abandi baramyi nk'izi minisiteri ziri ku rwego rwo hejuru, kuba nafatanya nabo kubana muri iyi konseri nabifashe nk'ikintu kidasanzwe. Ni cyagushimishije cyane muri iki gitaramo? Ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukubona abakunzi banjye bari bahari benshi kandi bakanyereka urukundo, bankunda, tukaramya Imana imitima ikanezerwa. Ikindi cya kabiri ni kubw'ibihangano byiza n'indirimbo nziza Igisubizo yaduteguriye yatugejeje uyu munsi. Yego, ni ubuhe butumwa wumva wagenera Igisubizo mu by'ukuri nk'itsinda riba ryateguye ibintu bingana gutya bikomeye gutya? Niki wumva wababwira? Igisubizo turabakunda, by'umwihariko ku giti cyanjye ndabakunda cyane. Ijambo nababwira ngo bakomere kandi bakomeze, bategure n'ibindi birenze ibi ngibi, bakora umurimo w'Imana, bamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo kugeza kure, kandi courage kabisa, byiza biri imbere. Niye message Frank afite muri iyi minsi? Message mfite ni ugushimira abakunzi banjye, mbabwira ko ndi kubategurira ibintu byiza mu minsi mike iri imbere. Hari byo bishiremo nka kamwe mu bintu byiza uri gutegura? Akantu kamwe bazabibona, ni surprise bafitiye kabisa, bazabona ikintu kidashoboka. Nirihe shimwe rikomeye ufite muri iyi minsi by'Imana yakoze nko muri iki cyumweru? Murakoze cyane. Ishimwe muri iyi minsi mfite nuko hari ubundi butunzi bwo mu buryo bw'umwuka Imana yampaye. Nagize ngo umuntu wagwaye nk'amafaranga nayo barayampaye. Wow. Nubundi butunzi Imana yanshizemo mbishi abakunzi banjye bazabona vuba. Hari n'indirimbo ngira ngo bagiye bayibona twakoranye na Roza MUHANDO, nazo zirimo gutunganwa mu gihe kitari kera cyane, nazo bazazibona. Ibitaramo nk'ibi cyangwa se kuramya Imana kwagutse nk'uko bisobanuye iki mu bwami bw'Imana? Bisobanuye kwagura ubwami bw'Imana. Intego nta yindi ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo bugire n'ahandi butaragera. Ikindi ni ukugira ngo abamumenye dufatikanye gusangira uwo munezero. Iyo abantu banezerewe bishimye, ikirere cy'ijuru kirafunguka, Imana ikagomorora imigisha. Ejo bundi twabonye mama wawe arimo araramya Imana cyane, ubyakira gute ibintu nka biriya? Byakira nk'ikintu gikomeye kuko ntekereza ko ari we nakuyeho impano, meme n'aba petit frère harimo abaririmbyi benshi. Ni ikintu cyankoze ku mutima cyane kandi ni ikintu cyanshimishije. Mbere no mibiri ndi gutegura mbere heza, nabwo hari igihe bazabona dukoze indirimbo muri kumwe na mama. Bazabibona. Turagushimiye cyane rero kandi turakwifuriza amahirwe masa mu gukora byose. Imana ikomeje gushyigikira. Imana bamugisha. Urakoze cyane. Ubutumwa wagenera abakunzi bawe? Ndabakunda cyane kandi ndabategurira ibintu byiza. Ejo ni heza. Urakoze cyane. Amen. Witwa nde? Nitwa Nyiranduhura Yvonne, umunyamuryango wa Gisubizo Ministry. Uri kuvuga gake abaririmbyi kandi bavuga ngo bari vuga cyane? Ndi umunyamuryango wa Gisubizo Ministry, ndi umumama. Yego. Wambaye neza. Murakoze cyane. Wahisemo iyi fashion ni wowe wayihitiyemo, ni umuntu kwambika? Urebye ni uniform ya Gisubizo. Uniform ya Gisubizo ifite ukuntu itandukanye n'abandi. Uravuga ngo ukore ku bagabo no ku by'abana. Hose nkoreyo. Wow, this is so good. Turagushimiye cyane kandi wakoze gusa neza no kwambara neza. Biri mu bintu byiza mu Kristo agomba gushimirwa. Murakoze. Gisubizo ivuze iki kuri wowe? Gisubizo ubundi ni umuryango kuri njyewe. Ni umuryango. Ubwayo ni igisubizo. Ni igisubizo, ni umuryango. Mbese wayigezemo ryari? Nayigezemo 2011. Yego. Ni nk'ibihe bintu Gisubizo yagufashije mu buzima bwa mwuka? Gisubizo urumva nayigiyemo nkiri umwana, nkiri umukobwa mutoya. Nijyamo urumva hari abana b'abakobwa batoya, iyo utabonye niho wamenyaniye na Sheri?
oya iyo ubonye ikintu mbese ahantu hugira noneho amplisi ari mu murimo w'Imana biragufasha cyane. Byaramfashije, byaranyubatse, isubizo mbese niyo yankujije mu buryo bw'umwuka. Yego. Hari ibibazo abantu bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Igisubizo nayo turi mu isi hashobora kuba habamo ibibazo nkawe nk'umumama, gufasha runo rubyiruko urufasha gute mu buryo bwo gukura uburyo bwa gikristo kandi none nk'abanyarwandakazi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ujya ubona kese runaka z'abakobwa cyangwa se n'abasore bakiri bato bashobora kuza kugura wowe uri umumama tugira inama dufashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitari ukuririmba ngo mutahe? Ubundi ubu ngubu uko maze gukura cyane nabaye umujyanama hamwe, urumva wicara n'abana b'abakobwa ukabaganiriza mbese bijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Yego. Uyu munsi iyi concert wayibonye gute? Iyi concert yari nziza, mbese turashima Imana yadufashije ukuntu twatekerezaga, kuko iyo abantu ari abageni hariya mutekereza kureba abantu ukuntu bameze, abantu baje, abantu bameze, ariko turashima Imana ibintu byagenze neza, abantu bitabiriye, mbese mu buryo bwose ibintu byagenze neza, turabishimira Imana cyane. Yego. Hari umuntu ugukurikiye avuga ati ngize amahirwe yo kubona umuntu wo muri Gisubizo. Ese abantu bo muri Gisubizo nabo ni abantu kandi mu buzima busanzwe bahura n'ibibabaza, bahura n'intambara. Iyo uhuye n'ikibazo mu buzima busanzwe ubigenza gute nk'umuntu w'umukristo w'umuririmbyi muri Gisubizo? Iyo mpuye n'ikibazo ndasenga. Ikindi kandi nk'impano yanjye ndanaririmba, biranamfasha nabyo. Yego. Mu buzima bwa buri munsi hari icyo bigufasha kuba uba muri Gisubizo? Cyane. Gute? Biramfasha kuko nakubwiye ko Gisubizo ni umuryango. Ikintu cyose nshobora kugira ikibazo Gisubizo ikamfasha, urumva ko Gisubizo mbese uhuye n'ikibazo ugomba kukiboneramo igisubizo nyine nk'uko izina ryayo. Mu busanzwe Gisubizo yakira abamama cyangwa nuko n'abama? Ubundi Gisubizo yakira umuntu wese wakiriye umwami nk'umukiza, wakijijwe, wabatijwe mu mazi menshi, uwo Gisubizo iramwakira. Hari uburyo bavuga ngo kuriya baba basimbuka bagira gute ngo hari abamama batabishobora? Turagerageza twese, turasimbuka tukagerageza. Yego, mugasimbuka mukabishobora. Guhuza church usanzwe usengeramo, ugahuza Gisubizo ndetse n'akazi ka buri munsi n'urugo, umuntu abimanaginga gute kugira n'umuntu wari ufite ubwoba yumve ko bishoboka? Njyewe ubundi ndirimba muri ministeri ebyiri. Yego. Ndirimba muri worship team ya Eglise nsengeramo. Yego. Urumva ngerageza uburyo bwose nshoboye aho hantu hose nkagenda mpaboneka. Muri Gisubizo nkabonera umwanya, alarme nkayibonera umwanya, ndetse na worship team ya Eglise yacu nayo nkayibonera umwanya. Ukabikora kandi bikagenda neza cyane rwose. Ni ubuhe butumwa wagenera urubyiruko rwo mu Rwanda? Ubutumwa nabagenera ni ukubabwira kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Muri iki gihe turimo ibintu mbese ikintu kigezweho ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Bahe nk'ibintu bitatu by'uburyohe wakuye mu kwakira Kristo ukiri mutoya kandi bikaba byarakubakiye urugo rwiza. Icya mbere byandinze kujya mu bindi bintu by'isi cyane, kurangara, ndangazwa n'ibintu by'isi. Ikindi kandi byanyigishije kuba hafi n'Imana, mbese gusa kuba connected n'Imana. Yego. Umuntu ugukurikiye ababaye ari muri situation imugoye iyo ari yo yose wamuha ubuhe butumwa? Namubwira ngo uhumure, Imana nishobore byose. Hari n'indirimbo Gisubizo yaririmbye yitwa Humura. Iyo ndirimbo ndayibatuye, bahumure, Imana niyo igena byose. Ushobora guhura n'ikibazo ejo ukazakivamo. Ubuzima bwose buhora buhinduka, uyu munsi ukababara ejo ukishima. Kugira ngo namubwira ngo yishime, ahumure. Kugira ngo umuntu yemeze ko ibyo bintu bibaho kuko hari ikibazo ugeze ugira gikomeye warangiza ukakivamo. Utubazo ntago twabura, ariko nta kibazo gikomeye nshobora gutangaho ubuhamya ngo mvuge ngo iki kintu numvishe, ariko ibibazo byose ndabibona. Ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, ariko nkabona mbiciyemo hamwe no gusenga Imana. Yego, turagushimiye mama kandi kuraje mu murimo w'Imana. Imana igushyigikire. Amen. Mama, umeze neza? Yego, meze neza. Turakwakire. Murakoze cyane. Bakwitande? Banyita Muhora Safi. Abantu benshi bazi ku izina rya Safi Loana. Safi. Urasa neza.
murakoze. Nda ukoreye make up ni wowe cyangwa Njyewe njyenyine. ni wowe wenyine? Wakoze cyane. Aha, tugusanze mu gitaramo cya Gisubizo Ministries. Gisubizo wabamenye ryari? Gisubizo nabamenye kera kubera ko harimo abavandimwe banjye, harimo inshuti zanjye, urebye benshi nabo mu itorero nsengeramo ndabazi bihagije. Uri umuterankunga wa Gisubizo. Yego. Wabihisemo gute? Kuki wavuze ngo reka mbite mu ko harimo abavandimwe cyangwa nuko hari ibintu baririmbye bikagukora ku mutima? No, ariko nabihisemo kubera ko gukorera Imana niyo utaririmba ushaka kubikorera kubera ko watanze intebe, kubera ko wabahaye n'urupapuro rwo kwandika. Nzi ko umugisha uva henshi mu gukorera Imana. Iyo ubona abasore, abantu bakiri batoya bangana gutya nka Gisubizo ni benshi cyane, bari kubyinira Imana, bari gukorera Imana, ubyakira gute nkawe? Ni ibintu byiza cyane, bibaye ngombwa abantu bamwe basubiza nk'imyaka inyuma bakayikorera, kuko kuyikorera uri muto ni byiza, uba uri kubiba ejo hawe hazaza, uzasarura ibirenze ibyo uri gukora ubu ngubu. Yego. Ntabwo ujya wifuza kuba wajyamo ngo usimbuke nawe nk'abandi? Buri muntu wese agira impano ye mu gukorera Imana. Iyanjye si iyo gusimbuka, ariko iyanjye niyo gutera inkunga mu bundi buryo. Niyo kubashyigikira. Ni byiza cyane. Hari igihe umuntu aba ahura n'ibibazo, urumva niba uri umuterankunga w'abantu baririmba, indirimbo hari icyo zigufasha. Hari nk'indirimbo zigeze zigufasha, hari uburyo bugeze ufashwa n'indirimbo mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Za Gisubizo se cyangwa muri rusange? Cyangwa muri rusange. Mu buzima busanzwe njyewe ndi umufana wa Aime Frank. Yego. Sibyo? Nka umufana wa Gisubizo, nka umufana wa Healing, nka umufana wa Alarm. Iyo uri umukristo ufana abantu bose, ntago ari nka secular music ngo uravuga ngo ndafana uyu oya. Ariko hari indirimbo ugenda ubona nko muri Alarm, nkunda indirimbo wenda ivuga ngo igiteye ubwoba cyane nijoro nikizantera ubwoba, nagera muri Gisubizo nkasanga iriya ngo umuremyi wanjye ariho. Urumva ni nyinshi sinazivuga. Hari na situation wigeze ubamo ikomeye ukayikurwamo nuko wumvisha indirimbo cyangwa se? Kenshi iyo nsenga nkumva ubusabane bwanjye n'Imana buva mu ndirimbo. Niyo ndi mu modoka ndi kugenda mba ndi kumva indirimbo zihimbaza Imana, nzi indirimbo nshobora gucuranga muri situation yose ndimo. Yego. Ni nk'ibiki waratira abandi mama, bakobwa, abantu b'igitsina gore babaye hano mu Rwanda mu by'ukuri bataba mu bintu nk'ibi ngibi byo gusenga cyangwa se gushyigikira umurimo w'Imana? Nanjye si ukuvuga ngo nakuze mbirimo 100%. Yego. Nabibagamo igice, ariko igihe mbyinjiyemo neza umusaruro wabyo uriho. Muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari ubutunzi, muri Yesu hari ibintu byose umuntu byose birimo hano. Yego. Tugeranyirize ibintu bibiri, igihe wari ukiri mu byaha n'igihe waje mu gakiza. Igihe wari ukiri mu byaha byari bimeze gutya, uyu munsi bimeze gutya? Iyo umuntu atarakizwa neza ntutandukanye, umenyera ibintu by'Imana. Ariko hari igihe kigera umuntu wese agira igihe cye yahuye n'Imana neza, sibyo? Ico gihe rero iyo kigeze umva ni nko kuvuga ngo isi n'ijuru. Iyo uri mu by'isi ubona nta kindi kintu ciza nkabyo, ariko iyo ubivuyemo hari n'igihe ugira isoni ukavuga ati uriya yaringiye byari bimeze gutya, ariko muri Yesu hararyoshe. Wibuka nk'umunsi wakira Kristo neza none uko uvuga uti ndemeye, I surrender? Njyewe twakuriye mu miryango y'abantu bakijijwe, ntago navuga ngo uyu munsi, ahubwo kumaramaza nibyo bari kumbaza ati wamaramaje ryari. Nta nubwo ari kera buriya, mbirebye ni nk'imyaka 2 ishize. Imyaka 2 ishize kabisa nibwo navuga neza ngo bimeze neza cyane, nta kibazo na kimwe afite. Yego. Iki gitaramo cyagenze gute muri rusange? Igitaramo cyagenze neza. Wumva wahembutse mu buryo guhembuka aho buriya wamenye Imana usanzwe uhembutse, ahubwo nafashijwe muri make. Wafashijwe. Nowe butumwa wagenera Gisubizo Ministries? Ikomerezeho. Buriya nibo bazi ibyo bapanze uko babikoze, niba babikoze 100% bakomerezeho, niba batabikoze uko babipanze bagende bazabikosore, ariko twebwe ibyo twabonye byari byiza. Yego. Dusoza, hari abantu bagukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, niki wabiratira kumenya Imana, kuba muri Kristo? Kuba muri Kristo hari amahoro. Iyo uzi Imana nta kintu na kimwe kigwa. Wa mu pasteur yavuze ngo kumenya Imana ntabwo ushobora kugira depression iyo uzi Imana, nta gahinda kaba mu Mana. Tuva hanze tubabaye twagera mu Mana byose bigakemuka. Uza mu nzu y'Imana uri umukene ufite inyatsi wahagera zigashira. Uza mu nzu y'Imana utagira urukundo ukarugira. Uza mu nzu y'Imana utagira guca bugufi muri wowe. Iyo udasenga ntuca bugufi, ariko ubanza gucishwa bugufi kwanza n'ibyo urimo n'ibyo wamenye. Yego. Turagushimiye cyane kandi twifuriza gukomera mu gakiza. Amen.
Jumba Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Meze neza? Meze neza cyane. Urasa neza. Nase. Tugusanze mu gitaramo, ntabwo nenzi kujya witabira ibitaramo utari bubwirizemo. Yesu we. Koko. Ijya umenya ko ndi umukristo. Ahantu hose havuga Kristo ugomba kuba uhari. Cyane ngomba guterana rwose. Nejejwe n'Imana mu mutima kongera kubana nawe. Amen. By'umwihariko tukaba tugusanze mu rusengero, mu nzu y'Imana, mu gitaramo gihimbaza Imana. Amakuru y'iminsi rero. Tumeze neza. Kuki wahisemo kuza muri iki gitaramo kuko ntabwo ibitaramo by'amatsinda yose ubijyamo? Ya naje muri iki gitaramo kuko cyari igitaramo cyiza cyane cyo kuramya Imana no kuyihimbaza. Urabizi indi mirimo yose izarangira. Yego. Ariko guhimbaza Imana cyangwa se kuririmba ntabwo bizigera birangira. Igisubizo mufitanye ayahe mateka cyangwa se ivuze iki kuri wowe? Igisubizo ni inshuti zanjye barimo bategura n'iki gitaramo baje kudusura kuri church baduhesha umugisha, natwe tubemera ko tuzaza kubashyigikira tukabana muri iki gitaramo muri ubu bwami bw'Imana no gushyigikira. Vanga umuntu wagusuye nawe wagomba kumusura uko bigenda se. Aha, hari amakuru ari kuvuga yuko ufite igitaramo i Bujumbura, bimeze gute? Igitaramo rya Mivuga Butumwa. Wisukomereza mu gitaramo cyane, sibyo turimo se n'uri niyo muto. Ariko n'ubundi no gutaramira Imana. Yego. Dufite igiterane i Bujumbura. Dufiteyo ivugabutumwa bizamara, ni igiterane kizatangira ku itariki 12 gisoze ku itariki 17. Abagutumira wabyakiriye gute? Byakiriye neza ko kari wo murimo nahamagariwe. Abantu bari Burundi badukurikira kuri Nkunda Gospel bitegura iki kuri Erneste? Bitegura imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Hari akaseke wumva usa naho bahishiye ku buryo ushobora kuba noshoreraho gatoya? Hari iby'Imana yavuganye natwe, ariko hari n'andi makuru duha tugezeyo. Yigeze bwira Mose arimo abwira ngo mbwira icyo nzavuga. Iramubwira ngo wimbaze icyo uzavuga kuko icyo uzavuga nzakikubwira uhageze. Buryo tugeze ku butaka tugiye kuvuga imbaraga z'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza buhindura abantu benshi cyane, bubazana kuri Kristo, bubakura mu isi. Inshuro nyinshi iyo tuhageze hari amakuru yandi Imana iduha iyo tugeze kuri ubwo butaka. Urabizi njye nigisha imbaraga z'ubutaka, mwigisha n'imbaraga z'ibirenge. Iyo dukandagiye ahantu hari amakuru Imana iduha, niko Imana yabwiye Yesuwa mu gice cya mbere. Iramubwira ngo aho uzakandagiza ibirenge hose ndahaguhaye, kandi kubw'izina ryanjye nzahindura hera. Iyo wakandagiye ahantu rero Imana iguha ibirere byaho. Yego. Aha, tugaruke ku bijyanye no gutarama cyangwa se iyo ubona abantu nk'aba bangana gutya bitabira igitaramo cya Gisubizo, ubona ya gospel mu Rwanda uburyo igenda itera intambwe, mu by'ukuri byakira gute? Ni umugisha ukomeye cyane, ubu ni ububyutse. Kandi ngira ngo niba urimo ubibona urebye abantu bari barahangaha bose, umugisha ukomeye cyane, ni ububyutse. Kandi icyiza gishimishije kurusha ibindi byose nuko kenshi harimo urubyiruko. Burya urubyiruko ni imbaraga, urubyiruko ni imbaraga z'itorero, urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, urubyiruko ni ikintu gikomeye. Burya Isiraheli abana bambutse Yorodani hafi ya bose rwari urubyiruko. Rwari urubyiruko, abana bavukiye mu butayu bari bakiri batoya bambutse Kanani. Urubyiruko ni imbaraga, ni umugisha rero ukomeye cyane, ni ububyutse. Kandi hagiye habaho ibicaniro byinshi mu gihugu cyacu byo gusengera buno bubyutse kugira ngo tububone, kandi turashimira Imana ko turimo tubona bisohora. Yego, ni ubuhe butumwa ufite muri iyi minsi uri kubwira abantu cyane? Ubutumwa ndimo mbwira abantu ni uko navuga ngo dusenge. Yego. Ni ugusenga. Buriya umuntu asenga Imana imuha amakuru menshi. Iyo umuntu asenga Imana imubwira ibintu byinshi. Iyo umuntu asenga Imana imuhishurira ibyenda kuba. Yego, turagushimiye kandi turakwifuriza ko Imana izakomeza kugushyigikira haba i Burundi n'ibindi byose uzakora mu ivugabutumwa ryawe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane abantu bose bari mu Burundi. Tuzaba dufite igiterane mu itorero Zion Temple. Yego. I Bujumbura, ngira ngo bose abantu bahazi, tuzahuriramo muri iyo minsi igera muri 5. Ndabizi neza yuko Imana izaduha umugisha kandi Imana izabana natwe. Murakoze cyane. Murakoze.